Imana ishimwe. Urugero rwiza TV ikorera kuri YouTube dukomeje kubagezaho ibiganiro. Uyu mwanya twagira ngo twamenyeshe ko twabateguriye program ururabo rwo mu butayu ku munsi cyangwa ku mwaka w'imbabazi z'Imana. Program ururabo rwo mu butayu ku munsi cyangwa ku mwaka w'imbabazi z'Imana. Iyo programu ikubiyemo amagambo y'ubwenge Imana yampaye, ikubiyemo amasezerano meza kuko avuga kuri ubu buzima n'ubuzima bw'igihe kizaza, kandi ni programu yagufasha wowe karabo ko mu butayu, ikagufasha gutera imbere mu buryo bw'umwuka. Imana ihimbazwe. Ni programu ikubiyemo amagambo yo kugushishikaza, ni na programu ikubiyemo amagambo yo kugucyaha cyangwa kukuyobora, ni programu yo kugufasha muri uru rugendo rujya mu ijuru, kuko ni programu ireba kure, kuko Imana iyimpa yayikuye ku bubiko bwo mu ijuru, hanyuma irayimpa ngo nyikugezeho. Humura rero, Imana igufitiye amakuru. Icyo tugusaba ni ugukurikira, icyo tugusaba ni ukuba maso. Amagambo yose atambutse kuri iyi porogaramu Imana yadushyiriyeho yose ukayumva kandi ukayashyira mu bikorwa kugira ngo bikugirire umumaro. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uraho rurabo rwiza rwo mu butayu, uraho nshuti idahanwa, uraho nshuti itarekura, uraho nshuti itareka icyemezo yafashe, uraho neza. Amahoro y'Imana nabane nawe. Dore kubera umwaka w'imbabazi z'Imana uri intwari, dore umeze nka Tirusa. Dore wanze kubakira ku mateka y'abandi, uharanira uburenganzira bwawe, none dore uraganje. Humura rurabo rwiza, kubera Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi Imana ikaba ishyizeho umwaka w'imbabazi ku buzima bwawe. Humura, humura rurabo rwiza, humura rurabo rushoreye imuzi ku nzira, kandi ni inzira nyabagendwa, ariko humura uzabaho. Uzabaho, ntabwo uzamera nka ka kanyoni karitse ku nzira kavuga ngo niba nzakira nzapfa simbizi. Oya, humura uzabaho, nta gushidikanya, nta gushidikanya, kuko umuremyi wakushyize aho hantu. Humura, aracyakubereye maso. Humura rurabo rwiza. None ni itariki 31 z'ukwezi kwa karindwi, umwaka Uwiteka agiriyemo imbabazi. Uwiteka ashimwe, Uwiteka ahimbazwe. Utaraturetse ataduhaye umwaka w'imbabazi, utaraturetse ataduhaye amahirwe ya kabiri. Ahimbazwe rurabo rwiza, uhimbaza Imana rurabo rwiza rwo mu butayu. Dore uratuje kandi uri mu butayu, dore uratengamaye kandi uri mu butayu, dore ufite amashami y'ibitontome kandi uri mu butayu. Imana yantumye ngo nkubwire ngo iguhaye umubavu n'amavuta ngo byo gucubya umunuko watewe na Satani wawe. Satani yarabiroshye, Satani yarabivanze, Satani yarabyishe, arabyica ku buzima, arabyica mu muryango. Ariko Imana yohereje amavuta, yohereje umubavu wo gutera kugira ngo umunuko Satani yateye iwawe uhinduke impumuro y'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorino ibice 2 n'umurongo wa 15 kugera kuri 16 ngo turi impumuro hagati y'abakira n'abarimbuka, kuko turi impumuro ya Kristo. Imana ihimbazwe. Iyo Kristo ageze muri twe ahinduka impumuro hagati y'abashaka gukizwa n'abatabishaka, kuko Kristo iyo ari muri twe ahinduka impumuro. Satani ntiyahigabiza ahari iyo mpumuro. Ibyo yishe yarabizuye, ibyo yishe Kristo yabihinduye bizima. Na Lazaro yari yamwishe, arangije Yesu aramuzura, abantu batangira kumwitaza ngo aranuka, ariko Kristo kuko yari yahageze
ibyanukaga bihinduka bizima. Imana ihimbazwe. Icya kabiri agiye gukora kugira ngo uwo mubavu uboneke, Satani awutinye, ngo agiye gushyira icyo bita evangeliyoni mu rugo rwawe, inkuru nziza, ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Rwandiko rw'Abaroma igice cya 1 n'umurongo wa 16 haravuga ngo rega ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni kuko ari imbaraga. Haleluya. Imana itanze imbaraga iwawe. Imana itanze imbaraga ku buzima bwawe. Imana itanze imbaraga mu cyiciro urimo. Imana itanze imbaraga ku kazi. Imana itanze imbaraga z'umutima wawe, kandi izo mbaraga zirahinduka impumuro. Imana ihimbazwe. Icya gatatu, Imana iremye iwawe ihashyize igicaniro cy'amasengesho. Imana ihimbazwe. Mbega igicaniro, umwotsi urazamutse, uratumbagiye, ugeze imbere y'Imana. Imana irishimye, ihumuriwe n'umubavu uturutse ku mutima w'umwana yishimira. Imana ihimbazwe. Ije gushyiraho igicaniro cy'amasengesho, ije gushyiraho igicaniro gituma amasaza ataza. Imana ihimbazwe. Icya kane, Imana ije gukora iwawe kiyizinduye, ngije gucana umuriro w'umwuka wera. Abalewi 6 n'umurongo wa 1 kugeza kuri 6 aravuga ngo uwo muriro uhore waka, ngo ntukagire ubwuzima, uzajye uwurinda ivu, uzajye uwurinda gusinzira, uzajye uwurinda guhwekera, uzajye uwubera amaso, uzajya uwukoranya, kugira ngo umuriro w'umwuka wera utazima aho hantu. Kandi nukomeza ukaka, nagira ngo nkubwire ngo ufitiye amakuru, umuriro w'Imana nukomeza ukaka iwawe, Satani ntago azahatinyuka, Satani ntago azakuvogera, Satani ntago azazana n'abadayimoni. Azajya anyura hirya asanga ari umuriro waka, azajya abyumva, azajya abibwira n'abadayimoni, amenye kuri umuriro waka. Imana ihimbazwe. Abefeso 1 n'umurongo wa 6 aravuga ngo kugira ngo ubuntu bw'Imana yashyize muri wowe bushimwe budasinzira. Imana ihimbazwe. Imana izanye umubavu ku buzima bwawe. Imana izanye amavuta ku buzima bwawe, ubwo ugomba kwisiga. Ayo mavuta Satani yayumva agahita afata inzira akigendera, akavuga ngo aha si iwanjye, aha nta kazi mpafite, kubera ko yahumvise impumeko, cyangwa yahumvise impumuro y'umwuka wera, yahumvise impumuro ya Yesu, yahumvise impumuro y'ubuntu bw'Imana, yahumvise impumuro y'inkuru nziza. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Urugero rwiza TV turabakunda, urugero rwiza TV turabazirikana, urugero rwiza TV tubereyeho mwebwe kugira ngo dutange message Imana yaduhaye. Imana ibaha umugisha, nimuyakire. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, 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 nanon, amen.